y'u Rwanda dushimwe Imana kubw'iki gihugu n'umuyobozi mwiza wagiha cyobora ubanga n'ubutwari n'ubushishozi Abazi Rwanda zamikwa impeta y'ubutsinzi zishyukira mu Rwanda zigenda zicinya akadeho zisi wenyewe nibwo Paul Kagame yambitswe ikamba ndashima ko yegereje abanyarwanda ubuyobozi bwiza amashuri abana turiga yatweguresheje ikibondo mituweli turafite turibuza kiri nka munyarwanda abana ntago tukigwara bwaki tunywa amata tukamererwa neza genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nongeye kubashimira no kubasuhuza mwese mukurikira ibiganiro byacu urugendo online TV Imana igikomeza kubaho umugisha cyane nimba kandi ari bwo kinjira muri uyu muryango mushya biragusaba gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana neza ubundi dukomezanye urugendo uyu munsi urugendo rwanjye rurihenje amubwira ngo hirya no hino dukunda impano kandi dukunda impano ziri mu bato cyane cyane kugira ngo tubashe gufatanya kuziteza imbere hamperereye ndi mu majaruguru ndabeshya ni majaruguru harya hano ni mu majaruguru hano bita Ngororero hari zahabu ihari umuntu yarambwiye ati cyangwa kubona ukunda abana hanyereza aka video uyu munsi nagiye kumushaka re ntago byoroshye kumubona ariko Imana ishimwe ko mbonye umubyeyi we tugiye kuganira wenda nabasha kumbwira nimba turi bashe kubona umwana we kuko nkeka ko aka video nakoherejwe n'umwarimu umwigisha anyumvisha impano afite ariko tugeze muri izi nce iwabo mu rugo ntago turi kumubona amahirwe rero mbonye umubyeyi we niwe tugiye kuganira kandi aradusobanurira byinshi cyane anatubwire ku mpano y'umwana we muraho neza mubyeyi turakomeye amazina ninde nitwa Ntamahungiro Jean Claude dukurikiye uri kureba iki kiganiro hano ni hehe hano ni mu mudugudu wa Buyungu mu kagari ka Gatare umurenge ni wa Hindiro akarere n'akangororero intara ni Burengerazuba umwana wawe umuntu yanyohereje aka video avuga imivugo ari umuhanga yitwa nde yitwa Amenipa Gisubizo Emegiste ariko kandi kazana numvishe intango bamwita ndi kumushaka tonto abandi bana bamwita tonto n'agasirine bamuhaye ko bamuhaye ntabwo ahari rero ariko kwa tukubonye yagiye ku ishuri cyangwa hari ahandi mwamutumye kubera imyiteguro kugira ngo azajye ku ishuri yari yagiye kuzana amazi kugira ngo akarabe hanyuma ajye ku ishuri kumureba se ko ari gutinda ibyo ari byo byose ari hafi ariko ubu ngubu kuko no ku mugezi aho tuvoma ntabwo ari kure ni hano hafi ubuhanga bwe rero nabonye bw'imivugo byari byose byo tugiye kuganiraho ni wowe umwanditsi we cyangwa ufite undi muntu ninjye bimwandikira ariko noneho we afite impano yo gufata mu mutwe nibyo reka ibyiza reka tujye kumureba aho kugira ngo dutinde reka tujye kumureba ahantu ari tubashe kuganira nawe byinshi cyane aha turi Ingororero mu karere ka Ngororero niho duherereye reka tujye kumureba kugira ngo tubashe kuganira nawe byinshi cyane ntuze kujya kure uraza kubana natwe wumva impano kandi hirya Harinere birangiye tumubonye wa mugabo rero ahavuye ko kuvoma amazi muramubona amakuru yawe neza witwa nde yitwa Gisubizo Emegiste ngo katonta ariko nako kariho Bihimbano
uvuye kuvoma amazi y'iki amazi banjya kwijoro ntabwo yakunaniye ya mu rugo ni hese hano ruguru none tuzamukane tujye mu rugo nitumara kugera mu rugo noneho tuganire sibyo vuba kugira ujye kwiga yego okay banamuita tonto amakuru yawe emejiste tonto meze neza yego rero apana bya bindi byo kumbwira ngo byo kumpamagara ngo nzaze kugufasha gufite impano reka tubanze twumvisha abantu ubundi ufite impano y'iki ufite impano yo gukora iki yo kurya yo kuvuga imivugo kuvoma kuvuga imivugo ufite nk'imivugo ingahe se uri umwe umwe gusa umwe witwa ngo iki umugisha w'ubutwari ariko ufite imyaka ingahe 6 wiga mu kangahe mu kabiri imyaka 6 mu kabiri nibyo ko wise ubu ntago ujye uwanyuma oya uragerageza yego ndabona ariko ushaka no kuba uri umworozi yego uruyikize ingurube n'imbata n'inkokokazi n'imbata noneho rero twagiye ku mugisha w'ubutwari umuvugo ngarutse mbabwira uburyo Imana yahanze urwo ndikaruha umugisha njya guhanga u Rwanda yabitekereje cyane yiti ndaguhanze Rwanda kandi nguhaye umugisha nzajya nirwana ingutemo Rwanda rwagasaba ibihugu byinshi bizakonera umugisha Imana ijya guhanga u Rwanda iru umugisha n'amasezerano ku Rwanda azaba igihugu cy'igitangaza ibihugu byinshi bizakukigiramo ubutwari no gutabara abantu bari mu kaga atemera umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame ngazagisha umugisha kanyinga ko guhumbya Satani atera u Rwanda yifashisha abihaye kuyobora u Rwanda batarahawe umugisha n'amasezerano biva ku Mana bazana amacakubiri mu banyarwanda n'umwijyane n'irondabwoko bati kizababwira ubwo bwoko uzarebere ku mazuru urebere bwabo bahoza umugambi biramu bana b'abanyarwanda baratsemba ndavuga jenoside yagiye ubwicura umuborogo bibagirwa kwa Imana yabahaye amasezerano kizabatabarika bagira ubwoko tavumika iyo Mana idasinzira umurusaku n'umuborogo by'abanyarwanda ndirahindukire ba mu Rwanda ibabazwa n'ibikorerwa abo yaremye ibuke zezerane sezaje abanyarwanda kizabatabarika ba umugisha Imana umurarwa giye kukutaba nibwo Paul Kagame yambare urugamba rwo kubohora u Rwanda n'ingabo za FPR inkotanyi barakora abicwaga barambuka era muna barakora abicwaga mu minsi basesekara Kigali barakora benshi bicwaga bacuraga umuborogo bararirimba abariraga baraseka sangora amaraso ziti ducikiye amagoze bangira ingata Rwanda bazamura amashimwe shimwe Mana kuba ibyaduseza ubisoje bitatinze abanyesudani bacura umuborogo bati Mana dutabare Mana iti Rwanda naguhaye amasezerano y'ubutwari no gutabara abantu umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame tumva vuba n'ingabo za RDF ati mwambara urugamba dutabara abanyesudani ingabo z'u Rwanda ziramuka zicecekeje amajwi saka by'umwanzi wari wigariye abanyesudani agarukana amahoro n'umutekano ingabo z'u Rwanda zitanetse mu Rwanda y'umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame bukeye bitatinze
Central Africa Zambia kuko byihebe byari bibugari tangira kurana no gutaka bati Mana dutabara nibwo Paul Kagame n'ingabo ziraziteguye zirambuka zifatamiri zitamuri yombi abanzi b'ibyo bihugu abari batwite bihugu bari mu kaga barirutsa bazamura ibendera ry'u Rwanda dushimwe Imana kuko iki gihugu n'umuyobozi mwiza wagiha cyobora ubanga n'ubutwari n'ubushishozi Ingabo z'u Rwanda zamikwa impeta y'ubutsinzi zishyikira mu Rwanda zigenda zicinya akadeho sisi wenyewe nibwo Paul Kagame yambitswe ikamba ry'ubutwari n'ubutsinzi tabara abantu bari mu kaga Mina kushukuru baba wa taifa mheshimiwa Paul Kagame rekaminira se uburyo Imana yahaye umugisha umubyeyi wacu wa Paul Kagame ngabera umugisha ngabera igisubizo abanyarwanda abanyafrika bamugisha nabirangiza yaramusiga abahanga bagasigara basigana gasubiza majesté iyo zahabu yigendera Mana we njyewe narababwiye ngo Rwanda Got Talent kandi nzabibereka mwabantu mwe tonto cyangwa se igisubizo majesté iyi ni zahabu yanjye uyu n'umwana ufite impano hano turi ingororero banaje nkaza kumureba nkamubereka mu mukundi mu mwereka urukundo kandi ndabizi ko impano ye igomba kuzagenda neza uwo mvugo wose ni wowe uhimbye se papa unyigishije ufata mu mutwe yego umuhanga yego mu wa kabiri yego uzi gusoma no kwandika yego kagongereza wawe mwambwiye narakafashe akongereza akavuga ngo iki my name is Igisubizo Majesté your name Fata na maungiro nchakorode your name is Mata Abukwanda Josiane njyewe your name is Kakiri my name is Kakiri your name is Kakiri nta kundi nukuri kose bravo kwa mcyongeza narakubwiye ati nshyigikira impano ariko ngakunda abantu bagira ute bavuga icyongereza n'imivugo oya kuba umwana afite impano ni icyambere igikurikiye nuko agomba kuba akora iki umuvugo kuba yiga gukunda ishuri sibyo kugira ngo bizagende ute azamenya ubwenge ujye ubuwa kangahe igihembwe cya mbere nabaye wa gatatu ngira amanota 69 mu gihembwe wa gatatu ngira amanota 79 tambo wa kabiri ubu none iki ngiki iki gihembwe twe twafata piloti mu wa kabiri uzaba wa kangahe uzaba wa mbere je n'ubu wa mbere ninjye nawe none kuri bujye kwiga kugira ngo tuze tutagukerereza ukazaba wanyuma kandi mu kanya waruvuye kuvoma ugiye kubanza ugende ujye kubitemo utuniforme woze nagoroga giye koga ndawoge wambare wisige ndakurindira indi mivugo isigaye ningahe na washiriwe subiye Kigali ndi mu ngororero je nitahira Kigali nta yindi mivugo ihari oya wari wampamaga ukambwira ngo mfite imivugo myinshi ukabuvuza umwe indi isigaye wari umwe gusa hari nindi banza ugende ntacyo papa arakwibutsa banza ugende ujye koga ugaruke kugira ngo ibintu bigende neza cyane tugukoresha ikindi kiganiro wambaye uniform kugira ngo mpitena naguherekeza ujye ku ishuri udakererwa siko bimeze bamwita Juste cyangwa se tonton ubu none umaze gukubitamo ikintu bita uniform akapu karinze akapu umukonga kandebe uzarimwe amakayi yego katero ukuntu wandika utazi kwandika to ibintu bisomeka ndabona ugerageza da courage ugomba no kurangiza kwiga ukaba umuyobozi ndetse uzaba uwuhe muyobozi uzaba
urinda igihugu kandi ugomba imyenda yawe y'ishuri ugomba kuyigirira isuku kuri kwihambira se uri kujya ugatwara kugira katagucika bimeze bite se bisa neza wese uba umusirimu yego kanya ntabwo wari uvuye wari wiyanduje yego wagiye gukina gukina n'abandi se abaneri abahe hariya ndi kuhabona agatungo kari guhomba bakita ngo iki bakita imbata hariya ingurube hano mugira ingurube nyinshi ebyiri n'ubwana wese ugiramo imwe urayimpa urampa iki ndagwa ku byana urampa umwana ndagwa ku byana by'ingurube ndayitwara he igeze i Kigali gute uzagaruka uyifate cyangwa nyitware mu gafuka oya uzagaruka uyifate wazayinzaniye se nanjye ukaza kunsura ndayikuzanira Gisubizo Aimé Justin niwe turi kuganira n'umwana muto ariko w'umuhanga urumva afite contribution ku myaka y'imike afite uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu afite uwo muvuga avuze nimba mwawumvishe uzuyemo ikintu bita ubuhanga uzuyemo ubutwari igihugu yuzuyemo kuvuga ibigwi bigiye bitandukanye by'ubuyobozi bwacu bwiza ndashimira umubyeyi wawe cyane ko aba yafashe umwanya wo kumva ko nimba ufite impano yo gufata mu mutwe ntabwo ari ibintu byoroshye ko n'umwana nk'uw'imyaka 6 ashaka kuvuga umuvugo umuntu wavuze imivugo wundi watangaje ni Fabrice ndumva ari we nawe yavuze umuvugo mu gihe cyagihe abana baba bahuye na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko nibongera gufungura mu minsi mikuru abana bagiye guhura n'umukuru w'igihugu uyu mwana rwose abantu babishinzwe babikoreho uyu mwana nawe rwose azaza uyu muvuga uvuge basi bigere hejuru sibyo uhagaze imbere ya perezida umuvuga wawe yego cyangwa watetera navuga ese ubundi wambwiye ngo ufite indi ni iyi indi mivugo ni iyi itatu indi ni uwuhe uwa mbere ni uw'abarezi abarimu ingo abarimu bakoze iki baranyigishije vuba twumve umuvugo kandi noneho tuvuge cyane wariye yego wahaze ugiye ku ishuri ufite furaje ngaho rero uvuga nk'umuntu wariye wahaze umuvugo ndaje imbere y'abarezi banjye nshima leta y'abanyarwanda iyobowe na perezida Paul Kagame yaketse jenoside buri munyarwanda wese akabona uburenganzira bwe ndashima ko yegereje abanyarwanda ubuyobozi bwiza amashuri abana turiga yatweguresheje ikibondo mituweli turafite turibuza kiri nka munyarwanda abana ntabwo tukigwara bwaki tunywa amata tukamererwa neza tuze guhurira n'icyorezo cya COVID-19 uwo mubyeyi adushishikariza kukirinda tuguma mu rugo dukaraba kenshi amazi n'isabune twambara agapfukamunwa duhana intera metero benshi no kwirinda ingendo zitari ngombwa twebwe abana bato b'abanyeshuri tugomba kwigira ku ikoranabuhanga reka nkurate mubyeyi mwiza abarezi bacu kuvuga ibigwi tubumva reka mbutume cyangwa umwana muto mumugire uwo mubyeyi utatse ubwuzanze butera ntabwo yareze twebwe abana bato b'abanyeshuri tugusabira umugisha kuyobora u Rwanda umwana muto wo mu mudugudu w'abiyungu amena impaga Gisubizo Aimé Justin Gisubizo Aimé Justin wow courage cyane Aimé Justin mburi kanya uri kuvuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame uramuzi kambatore ujya umubona he ndamuvuga ariko mama agahushya nkababwira akantu ngo hagahushya umbwira akantu yego nakaguhaye reka mbatume mumbwirire nyakubahwa Paul Kagame na nyakubahwa Jeannette Kagame baduhaye inka irabyara nkanywa amata mubanshimire ko nifuza kubabona urifuza kubabona yego ubwo uratumye kandi ibyo utumye
hamwe n'Imana hamwe no kwizera birashoboka cyane da birashoboka kuko urana umubyeyi akunda abana ubwo wenda nihangira kubaho gahunda ubuyobozi bushinzwe nabo bazabona iki kiganiro nihongera kubaho gahunda yo kw'abana bahora n'umukuru w'igihugu bagasangira uyu mwana ntazasigare kuko afite impano nziza cyane atirika mbatume urakoze kudutuma yego none se Aime umuhuye wamubwira iki umuhuye wamubwira iki namubwira akamfasha kungurira computer nkajya nigiraho ushaka computer yo kwigiraho ubwo ni ukuvuga ngo unamubwira akamfasha mu bijyanye no kwiga kangurira computer uzajya wigiraho kuri Imana yeguhe computer uzajya wigiraho rwose kuko bitananyuze umubyeyi binyuze undi muntu wese uri kuri ikiganiro wanayibona ariko n'ubutumwa bwawe n'ubundi hamwe no kwizera bushobora kumugeraho bugasubizwa birashoboka cyane rwose ko impano urayifite kandi ufite ejo hazaza heza ufite uburyo nyine ufitemo ko umusanzu wawe wo kubaka igihugu binyujije mu imivugo 3 wamaze kuvuga umwe umaze kuvuga 2 umaze kuvuga w'abarimu n'umugisha ubutwari hasigaye 2 hasigaye umwe uwuhe 2 nako hasigaye w'Imbuto Foundation ngenda guhaye umwanya kugira ngo ujye kwiga abanza uhita uyivuga yose tujye kuyumvisha abantu ubundi abantu bazongera bambwira ati ikintu cyo kudusurira wa mwana anakugurira inkweto dore nta nkweto ufite anakugurira n'imyenda yego Imbuto Foundation yego umuvugo ndaje ndata cyangwa Imbuto Foundation bashimira ko mwahuguye ababyeyi bacu kuganiza mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'abangavu baterwa inda zitateguwe zatumye tuba inshuti z'ababyeyi tugashikiranwa nabo badutoza indangagaciro ya kirazira umuco nyarwanda dukunda igihugu tugikorera tugiteza imbere reka mbashimire ababyeyi amahugurwa mwahawe umuryango Imbuto Foundation ikivi mwatangiye tuzacyoza kansoze nshimira umubyeyi Madamu Jeannette Kagame uhagarariye umuryango Imbuto Foundation waje uri igisubizo cy'abanyarwanda abanyafurika ndetse n'isose muri rusange Imana ikomeze kubana namwe mudutekerereze ibyubaka umuryango umuco nyarwanda ya mwana muto mu mudugudu wa Buyumbu amen impaga isubize majesty umudugudu wa Muyumbu Imana iguha umugisha Imana ikoze impano yawe biba binshimishije cyane kubona impano imeze nka gutya biba binshimishije iyo mbabwiye ngo Rwanda Got Talent ntago mbabeshye ko ngewe nimba njya hirya no hino nkabasha kubona impano zimeze gutya ikintu kiba cyerekana ko u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino gisubizo nitahire oya mbenetse gutaha kandi kantu usigaranye yego genda abona washiriwe oya ntago nene yashiriwe cyangwa nkore kujya kwiga hano bajya babakubita ku ishuri ntabanye ngo barambwiye ngo barakubita bakererewe barabiciye byo gukubita abana naho ariko ngo wapi hano ho barabiciye barabiciye ukunda gukina iki se ukunda gukina iki mfite baro hano nuko yashijemo umwuka ufite baro kandi wanyemereye ko ugiye kumpa ingurube nzajya korora wakoze nanjye ubwo nzitura abantu bari kureba ikiganiro tugishyikira impano uyu mwana n'umwana muto ufite impano ari ingororera ahantu hirya ariko bumvisha impano afite ukareba nyine uburyo abivuga ku myaka 6 ibintu bishimishije ati imivugo yanjye yari 4 amaze kuvuga 3 hasigaye umwe Imbuto Foundation amaze kuvuga hasigaye uwiki ingobyi yego ingobyi ni iki ijwi ry'umurwayi batwara mu muntu warwaye inaha bajya batwara abantu mu ngobyi yego hari za modoka za ambulance oya zo zitwara abarwaye covid n'abandi barwayi barembye
ariko nuvuga ngo babazana mu ngobyi babajyana kwa muganga mbere zikaza kubafata. ingobyi bimeze ite utayizi bayitwaramo umuntu bayimutwaramo baramuheka baramufata bakamushyira ku rutugu. ari abantu bangahe? Bane n'abandi bari inyuma bari inyuma bagenda baruhura. Ubuse nawe uba wumva ukuze wawe nawe waheka cyangwa wabikwepasha? Naheka. Waheka ati nanjye natabara. Nuko bimeze cyane, turimo tuganira n'uyu mwana nibyo nindi kubabwira, afite impano. Uzo mwana wadukoresheje urugendo tukaza kumushaka kubera ko twabonye ko afite impano kugira ngo tubibereke. Kandi nimba nawe ufite impano cyangwa se ufite umwana ufite impano, narabwiye ngo ntawe duheza. Hano ni ku Rugendo Online TV wahageze, kandi nimba wahageze ugomba gukora subscribe, ugomba gusangiza ibiganiro byacu undi muntu utabashije kubibona kugira ngo dukomeze tuva mu bwiza tujya mu bundi, ibintu bikomeze bigenda neza cyane. Igisubizo Aime Juste cyangwa se Tonto niko kazini naha bamwita. Ubwo nageraga inaha namubuze nabazaga abantu bakambwira ati Tonto, bamwita Tonto. Inaha ariko barakuzi ngo ngabaye umusitari Pranzi. kubera imivugo. Yego. No ku ishuri ujya imbere ukayivuga mu kigo. Oya navuze uriya wabarezi. Baguhaye iki? Baguhaye iki? Bamaye igitabo cyonyine. Baguhaye igitabo cyonyine. Nawe turabashimiye cyane. Abandi bantu rero bose bumva bashaka ko uyu mwana ashaka kubahimbira imivugo, afite umwanditsi ukomeye. Uyu mwana umubyeyi ashaka kumwandikira umuvugo, umwana akaza kuvugira umuvugo wari wo wose, waba ufite ubukwe, waba ufite taramushaka gutaramana nawe ku mivugo rwose bimeze neza cyane. Ariko ati ndifuza guhura n'umukuru w'igihugu, inshallah bishobora kuzashoboka kuko uracyari muto, inzozi zawe yewe byose ziba zigomba kuba impamo, hamwe no kwizera ko Imana ishobora byose cyane. Hasigaye ingobyi, katwumva ingobyi ukuntu bimeze. Umuvugo ingobyi ijwi ry'umukwayi, reka musige musigura imbere yabo wabere igisubizo. Ndatana ingobyi ijwi ry'umukwayi, bitaraza impfu zari nyinshi ku bana n'ababyeyi batwite. Ndatana ingobyi ijwi ry'umukwayi, ubwira agoboka irengera abagwayi kuko ntibashoboraga uko bajya kwa muganga. Iyo ndatana ingobyi ijwi ry'umugwayi, reka nshime inyamibwa ndavuga uwazanye igitekerezo cyo gushyira ingobyi ijwi ry'umugwayi. Abo yabereye igisubizo nibaze tumurate duhanika amajwi hejuru tuti uri rudasumbwa mubyeyi. Kanshima abayobozi b'ikigo nderabuzima cya Muramba uburyo mwakira abagwayi bazaba bagana bari bazajwe n'indwara bagasubirana ubuzima. Mbarate abayobozi beza b'ikigo nderabuzima cya Muramba uburyo mudahwema gushishikariza ababyeyi kubona umwana muto wo mu mudugudu wa Buyungu muri Park Igisubizo Aime Juste. Umwana muto ese nukura nundi uzajya ukomeza kuvuga ngo nari umwana muto? Umwana muto nzajya mvuga yari umusaza. Umwana mukuru waba hose cyangwa aba umusaza. Ngaho rero ikomera amashyi, ikomera amashyi kubera iyo mivugo yose umaze kuvuga ari myiza nyine. Ikomera amashyi nyine. Mbega amashyi ugereranyije n'ibintu wavuze ukuntu ari byiza. Utwo dushyi ubona watwihema ko mu mashyi nyine ya fresh. Ariko ngo ufite udusoni. Ufite udusoni. Abantu bari kumuba gushungera hano. Kubera iki se nta wundi mwana naho ufite impano uzi? Nta wundi mwana ufite impano. Nabo nanjye. Ese kankure kujya kwiga sasta wariye iki? Sasta wariye iki? Biryo. Ago abivuga. Nibanga. Arisha wasanga wariye itungo. Ejya? Najye nari. Wasanga babaze nk'imbata cyangwa ukabaga akabenzi wanyimyesha. Ago nabivaga. Usujye ku ishuri utampaye? Naje kugusura ndagenda ntariye se? Abwira papa. Wicara neza, banza wicare neza ureke kugira Urabwira papa ibyo nakubikiye biguye. Wambikiye? Wow. Harimo adaki? Nyibiri banga. Agaki? Urabibona. Ntabwo nabizimura. Uri ukantera mero beko.
kandi ndibona ushaka kuba wabaza agatungo. Oya nibyo gusa nanjye ubwo ndaba nkugiye mw'ideni kandi nanjye uzaza kunsura. Ubu nawe ugiye uri mu muryango w'abana banjye wazaza aho uzanjye mba mfite ngomba kugukurikirana iyi mpano yawe ntipfe ubusa. Komereza aho rero kandi ukunda ishuri. Ukunda no gusenga. Ujya gusenga hehe? Ujya gusengera nsengera mu banyagatolika. Nta nubwo uzi no gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ngaho turebe. Ku izina ry'Imana Data nta Mwana nta Roho Mutagatifu amen. Dawe uri mu ijuru ifunguro udutungure tubabarire ibicumuro byacu nk'uko abandi ducumuyeho ntuduterane n'utwoke ahubwo dukize ibyago amen. Ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu amen. Urakoze cyane watojwe neza cyane n'abandi babyeyi mutoza abana banyu gusenga nk'uko nyambe babwira Gisubizo Emergence cyangwa se tonto. Ubu reka tumureka ajye kwiga ubundi turakomezanya nawe n'ubundi muri rwa rugendo muri bya bice tujya duhuza mw'abana bafite impano. Ubu nawe yinjiye mu muryango turi kumwe cyane. Nje nari harya we warinde Samugakire. Nje nari Emergence we wari Ngende Emergence tonto we urinde Ahori Samugakire ngende Juste. Samugakire Gakire ariya ndo bakubwiye ko nitwa Gakire. Ndabikubwiye. Ni Tino. Wambonye hese? Wari wambonye. Waraguhamagaye nakumenya. Wari wambonye ndi gukoresha abantu ibiganiro. Oya narakubonye muri telefoni ye. Iyo muri ya muza yata ingo ndakubona mitangumenya. Witumenya. Tuvuga ati ndi Samugakire. Wakoze cyane. Nanjye ni inshuti yawe urebe urugendo mba nakoze nza kukureba. Ujye wiga neza kugira ngo utazaneza abantu. Bavuze ngo umwana wanjye nagiye kureba ugomba kwiga kandi nonagira n'abantu bagufasha ugomba kwiga neza kugira ngo uzane amanota meza sibyo? Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Reka nshimire umuntu wese ukunda impano. Reka nshimire umuntu wese ushyigikira impano cyangwa se ukunda abana bafite impano. Uyu bamwita tonto cyangwa se Gisubizo Emergence. Niwe kwa turi kumwe ni Ngororero afite impano yo kuvuga imivugo. Mwabyumvishe ko arashoboye, kuba ashoboye harashoboye rwose. Ntago ari ibintu byo gushakisha. Impano arayifite ariko nanone akavuga ati bitewe n'ahantu ari nyine ntabwo ibyo mvuga ntabwo bigera hejuru ariko ndagutumye nyaboneka. Hari igihe Imana yanabikora kandi bikagenda neza. Reka twizere. Nge ni Samugakire, Urugendo Online TV, keep watching.